Iyo rero twitegereje tubona ko abayobozi b'ubutegetsi bw'isi aribo bafite power mu matorero ya gikristo ari hano mu isi. Ntabwo rero ushobora guhindurira munyapolitike kandi ari uri kukuyobora mu birebana n'iyobokamana. Wamuhindura ute? Araguha umurongo ugenderaho ngo urajya kumubwiriza ubutumwa. Ubuhe butumwa? Isi Bibiliya. Bose ngo niyo bayoboye, ariko barangiza bakaba badahuza. None se Kristo yagabanyijwemo ibice? Niba ababatista badahuza n'abadeperi, abadeperi ntibahuze n'abaprotestani, abaprotestani ntibahuze n'umuriro wa Pentekote, umuriro wa Pentekote ntuhuze na ADPeri, abaprotestani ntibahuze n'abadivantiste, abadivantiste ntibahuze n'abaprotestani, abamethodiste libre ntibahuze n'abadivantiste, ababranam nibahuze n'abaprotestanti, abakatolike nibahuze n'abaprotestanti. Why? Aya madini tubona ari hano mu isi hafi ya yose Antikristo arimo kuyakoresha n'abavuga butumwa benshi, n'abantu bitwa ngo n'abahanuzi, n'abantu bitwa ngo n'abigisha bafite inyungu zabo, abandi bakaba bafite misiyo batumwe na Satani. Amadini n'amatorero hirya no hino ku isi yafunguriye leta z'ibihugu arimo abategetsi bayo bakazana politike bakayihuza n'iyobokamana. Kandi icyo ni ikibazo gikomeye, ni kimwe mu kibazo Isiraheli yahuye nacyo, ari nacyo Imana yahoraga ibahora buri munsi. Gufatanya icyo bita teokarasi na demokarasi. Teokarasi bisobanura ubutegetsi bw'Imana, hanyuma demokarasi bigasobanura ubutegetsi bushyirwaho n'abantu bugakorera abantu kandi bugakurwaho n'abantu. Inyinshi zirimo inyigisho zo kuyobya umugeni wa Kristo. Umwuka Antikristo rero uri gukorana n'abategetsi benshi bari hano muri iyi si. Gatatu, umwuka Antikristo mu buryo bw'amayoberane uri gukorana n'abantu bashinze amateolojiya. Buriya teolojiya inyinshi zirimo inyigisho zo kuyobya umugeni wa Kristo. Ikigaragaza ko hari inyigisho ziyobya umugeni wa Kristo nuko buri dini ryose rifite theology yaryo. Abaprotestani bafite yabo, katolike bafite yabo, adventiste bafite yabo. Niyo mpamvu umuntu wize muri theology y'abaprotestanti, abaprotestanti ati natwe turi umurongo wa nya. Uzasanga uwize theology y'abakatolike adahuza n'abaprotestani. Why? Ubwo siryo niyobokamana rizima. Kuki badahuza? Ntabwo kuba umuntu akurikirwa n'abantu benshi bisobanuye ko ari mukuri, kandi ikinyoma iyo kimaze kwemerwa n'abantu benshi gihinduka ukuri. Hanyuma imitwe irindwi twarayize tubona ko ari ubutegetsi buri indwi bwategetse isi yose, ariko theology yagera kuri nyamaswa ukayita ngo ni Antikristo. Teolojiya y'abadivantiste nayo yahagere kavuga ngo ni ubupapa. Ibyo byose ni inyigisho z'ibinyoma zo kujijisha abantu, kandi azakora n'imirimo n'ibitangaza n'ibyo Yesu yakoze, ariko ibyo byose azabikora ari kwishyira mu cyimbo cya Kristo. Ubuhanuzi azahanura buzaba ari ubuhanuzi bw'ibinyoma kuko atari Imana yabumuhaye. Ni mpamvu yitwa umuhanuzi w'ibinyoma. Ibitangaza azakora nabyo bizaba ari ibinyoma kuko si Imana izaba yabimuhaye. Arahanura agatanga n'ibimenyetso, akavuga ngo Imana iguhaye imodoka, ikimenyetso. Ejo uzagenda mu muhanda utoragura 5,000, ejo wagenda yuko bitoragura. Uyu muntu ngaguhanura ibinyoma. Ni mpamvu umuntu urimo abadayimoni yageze ku mupfumu, umupfumu ashobora kuba mwirukanamo bigakunda akagira ngo bamwirukanyemo, ahubwo amushyizemo abarusha imbaraga babandi bari bamurimo. Noneho abagiyemo ko barusha ubushobozi bari bamurimo barabirukana bakaribo baza bakamuturizamo. Noneho ukagira ngo hari icyo akoze, nta cyo akoze. Ni ibinyoma. Impamvu ari ikinyoma nuko agushyizemo ibirusha imbaraga ibyari bikurimo, ariko agakiza kazaba kavuye mu banyamahanga kagiye mu Bisiraheli. Antikristo rero ko kazi neza ko Isiraheli ifitanye isezerano rikomeye n'Imana biturutse kuri sekuruza wabo Aburahamu, azaba aje rero kugira ngo arwanye isezerano rya Aburahamu ku ishyanga rya Bisiraheli, naho abanyamahanga bose bazaba bari mu butware. Numva ijwi rirenga rivugiye kuri ya ntebe riti dore ihema ry'Imana riri hamwe n'abantu kandi izaturana nabo, kandi Imana ubwayo izabana nabo, iba Imana yabo, izahanagura amarira yose ku maso yabo, kandi urupfu cyangwa umuriro cyangwa utaka bizabaho ukundi uko ibya mbere bishize. Azatujyana muri amazu meza yaduteguriye, nitugerayo tuzahora turirimba, nzaba kumwe na Eliya, nzaba kumwe na Abrahamu, tuzahora turirimba ushimwe Mwami. Reka nongere musuhuze kandi mwifuriza amahoro y'Imana. Nshuti wowe mwene data kandi mukundwa ubana natwe kurikira ibiganiro bitambuka kuri AYALONI TV, ishakiro ry'ubutumwa bw'izobwami bw'Imana. Ndakwifuriza guhirwa, ndakwifuriza kubonera umugisha mu byo ukora. Nkuko bisanzwe amazina yanjye nitwa Jorik Ikingeneye, nk'abandi missionary. Turashimira Imana kuko yongeye kuduha uyu mwanya kugira ngo tugaruke twongere kuganira dufashanye mu by'uru rugendo rya mw'Ijuru. Twari tumaze iminsi tutaboneka, muratwihanganira, tubanje kubiseguraho kuko abantu benshi bagiye batwandikira tise ko mudaheruka kongera kutugezaho inyigisho z'igitabo ukuri na yishwe mwari murimo gutambutsa. Rero
twari twagize akazi kenshi cyane, kandi ngira ngo mubibona ko atari twe twenyine tuba turi gushyiraho abandi bigisha, kuko biba ari byiza cyane iyo abantu bagenda bakoresha impano zabo ko zitandukanye. Nkuko benshi mumaze kubimenyera, nuko AYALONI cyangwa se iyi platform ya AYALONI TV nta dini na rimwe ibogamiyeho, nta dini ryari ryo ryose ibogamiyeho. Kubera iki? Icyatumye AYALONI TV ijyaho kwari ukugira ngo ikura abantu cyangwa se dukura abantu mu rujijo, confusion irebana n'imyigishirize yo mu madini ari hano muri iyi si. Amadini ari hano muri iyi si yazanye urujijo rwinshi, niyo mpamvu Bibiliya yongera ikagaruka iyagaragaza ko ari Babuloni ikomeye, urudubi rw'amadini. Iri jambo Babuloni rikomoka ahitwa Ibabeli, hahandi abantu bo mu gihe cya Nowa cyangwa se urubyaro rwa Nowa, bozukuruza ba Nowa, bageze mu kibaya cy'Ishinari. Ngira ngo abantu benshi musoma Bibiliya murabizi ko bagezeyo bakavuga ngo reka twiyubakire inzu nini ndende kugira ngo tubashe kugera mu ijuru. Rero uriya munara bubatse Bibiliya bita ngo ni Babeli. Babeli bisobanura urujijo, confusion, urujijo. Iyo Babeli cyangwa se aho Ishinari, aho bubatse uriya munara w'i Babeli, niho bongeye kubaka Babuloni iriya iyo kwa Nebukadinezari. Kandi iriya Babuloni yo kwa Nebukadinezari nayo iza gusimburwa na Babuloni ikomeye, ari rwo rudubi rw'amadini, ndetse amadini akomatanije na politike. Ni kuvuga ngo rero amadini ari hano muri iyi si yamaze kwifatanya n'ubutegetsi bwo mu isi. Nta muntu n'umwe ushobora gushinga idini mu isi ngabure kudakorana na leta igihugu arimo. Ntabwo ari icyaha gukorana nayo, ahubwo ikibazo aho kugira ngo iryo dini rishinzwe rivuga ngo rihagarariye Imana cyangwa rihagarariye Kristo mu isi, ribashe gukura abantu mu isi ribereka Imana ribajyana mu ijuru, ahubwo systeme ya politike yo muri ubwo butegetsi cyangwa se yo muri iyo leta iyoboye icyo gihugu niyo izikinjira muri iryo dini, ikaba ariyo iyobora abayobozi b'iryo dini, ibabwira, ibaha imirongo ngenderwaho. Ibyo bigatuma rero icyo bita evangelization, ibintu birebana ivugabutumwa ryaragiye ripfa, kuko amadini yabogamiye ku butegetsi bwo mu isi, akayoborwa n'abayobozi cyangwa se abategetsi ba politike, ubutegetsi bwa hano mu isi, bituma babaha imirongo ngenderwaho, ubutumwa bwiza bugira inkomyi. Ako ni akambere. Aka kabiri nuko abantu benshi bagiye bashinga amadini, yaba ari aya madini ari organize, urugero nka Kiliziya Gatolika, Protestant, Anglican, Methodist Libre, Baptist Church, Adventist Church. Aya madini yose ari organize, uko yagiye ba decentralize niko yagiye agira inyigisho nyinshi z'akazuyazi. Navuga ngo ntizishyushye ntizinakonje, kuko abo bantu bose cyangwa se ayo madini yose niko yagiye yidubika, yinjira muri politike z'ibihugu, kugeza ubwo basigaye bayoborwa cyangwa se bakorana na leta z'ubutegetsi bwo mu isi. Ntabwo cyari ikibazo cy'uko amadini n'amatorero akorana n'ubutegetsi, kuko tuburimo, kandi Bibiliya ivuga yuko abatuyobora dukwiriye kububaha. Ariko se turabubaha mu buhe buryo? Icyo ni cyo kubanza kumenya. Ni gute tububaha? Tububaha mu buryo bw'imiyoborere ishingiye mu ruhande rw'umubiri, rw'ubuzima tubamo, dutambukamo muri iyi si. Ariko iyo bigeze ku kintu cyitwa ubugingo, cyangwa se bikagera ku birebana n'umwuka, nta bushobozi leta iyo ari yo yose na politiki yayo ishobora kugira kuri uwo mwuka w'Imana uri muri twebwe, cyangwa se kuri ubwo bugingo bwacu. Ikibabaje rero nuko amadini n'amatorero hirya no hino ku isi yafunguriye leta
z'ibihugu arimo, abategetsi bayo bakazana politike bakayihuza n'iyobokamana. Kandi icyo ni ikibazo gikomeye, ni kimwe mu kibazo Isiraheli yahuye nacyo mbere yuko Yesu aza mu isi, ari nacyo Imana yahoraga ibahora buri munsi, gufatanya icyo bita teokarasi na demokarasi. Teokarasi bisobanura ubutegetsi bw'Imana, hanyuma demokarasi bigasobanura ubutegetsi bushyirwaho n'abantu, bugakorera abantu kandi bugakurwaho n'abantu. Noneho rero amadini yafashe teokarasi ayavanga na demokarasi. Icyo ni cyo Abisirayeli bazize, niyo mpamvu yahoraga ibateza ubutegetsi bwa Ashuri, kandi ari inshuti yabo. Ashuri kaza ikabakubita ikabajyana mu bunyage, ejo igakoresha Babuloni ikabakubita ikabajyana mu bunyage, hashira iminsi igakoresha Misiri cyangwa se Egiputa. Kandi ibyo bihugu byose nibyo babaga bifatanyije bagahuza demokarasi na teokarasi. Amadini yo muri iki gihe niko ameze. Ni byiza ko abayobozi ba politike z'ibihugu tubamo baduha umurongo wo kugenderaho mu birebana n'umubiri, ariko mu birebana n'umwuka nta bushobozi nta n'uruhare na ruto bakwiriye kugira kuri icyo kintu. Iyo rero twitegereje tubona ko abayobozi b'ubutegetsi bw'isi aribo bafite power mu matorero ya gikristo ari hano mu isi. Ibyo bigatuma rero ubutumwa bwiza butamamazwa, bigatuma ubutumwa bwiza butavugwa. N'abo bayobozi ntibabashe kuba bakizwa, kuko Imana yatumye abo yahamagaye ku bantu bose, abakomeye, aboroheje, abatunzi, abakene, ab'umudendezo n'ab'imbata. Ntabwo rero ushobora guhindurira munyapolitike kandi ari uri kukuyobora mu birebana n'iyobokamana. Wamuhindura ute? Araguha umurongo ugenderaho ngo urajya kumubwiriza ubutumwa. Ubuhe butumwa? Izo nizo ntege nkeya za mbere amadini n'amatorero yaguyemo. Kabiri, nuko abagiye bashinga aya madini cyangwa se aya matorero. Iyo tuvuze amatorero ubwo tudushaka kuvuga abantu bose bavuga ko bagendera mu iyobokamana rya gikristo cyangwa se rya Yesu Kristo. Hanyuma amadini yandi ni nka Isilamu, Budizime, Hinduzime, amadini yose atagendera ku myizerere ya gikristo. Hanyuma amatorero nayo ya gikristo yaje guhinduka amadini kuko baje kongera gufata iby'iyobokamana babivanga n'imitegekere ya politike y'isi. Noneho kandi bagira n'indi myizerere bazana yo ku ruhande idahuje na Bibiliya. Ibyo rero bigatuma ayo matorero nayo tuyita amadini, kuko itorero rya Kristo riyoborwa na Kristo wenyine. Abakolosayi igice cya mbere umurongo wa 14 kugeza 18 cyangwa se kugeza ku murongo wa 16 haravuga ngo niwe waducunguje amaraso ye ngo tubone ko barirwa ibyaha byacu. Ni nawe shusho y'Imana itaboneka, ni imfura mu byaremwe byose, kuko muri we byose arimo byaremewe, ari ibyo mu ijuru cyangwa ibyo mu isi, intebe z'ubwami n'ubwami bwose, ni we wabiremye byose, kandi rero ni nawe byose byaremewe. Ni we mutwe w'umubiri, ni we torero, kandi ni we tangiriro n'imfura yo kuzuka mu bapfuye, kugira ngo abo wa mbere uhebuje byose. Yesu rero niwe mutwe w'itorero, ni nawe ugomba kuriyobora. Nta bindi bintu abantu bakwiye kuzana ku ruhande ngo babivange. Yesu niwe ugomba kuriyobora n'umwuka wera we. Iyo rero abantu bashinze ayo matorero batangiye kuzana ibindi bintu bandika ku ruhande, bagategura bya bitabo birimo kanuni za kanisa, ngo ni igitabo cy'indongozi ngo gishyigikira Bibiliya. Bibiliya nta kindi kintu kishyigikira. Bivuye ngo itorero rya Kristo rigomba kuyoborwa n'ijambo ry'Imana ryonyine, nta bindi bintu bivanzemo. Yaba ari ayo makorari, yaba ari abo bayobozi bahagarariye iryo torero, yaba ari abakristo, bose bagomba kuyoborwa na Bibiliya yonyine. Ikibazo kibayeho bakajya kugikemurira muri Bibiliya, bakareba Bibiliya ivuga iki kuri iki kibazo ku buryo twagikemura. Amatorero menshi muri iki gihe siko bimeze, hafi ya yose navuga ngo ni 99.5% bafite ibindi bintu bishyiriye ku ruhande bibafasha kuyobora itorero ryabo. Ibyo bigatuma rero ritakiri itorero, ahubwo ryahindutse iki? Idini.
aba bantu rero bagiye bashinga amatorero ku bw'inyungu zabo, rimwe na rimwe ugasanga babigize bizinesi, barabusanya n'ubutumwa bwiza, kuko bavuga ibyo bashaka, bavuga ibyo bumva byatuma binjiza amafaranga, ntabwo bavuga ubutumwa bwiza bw'Ubwami bw'Imana. Namwe nimundebere, ni gute abantu bavuga ngo bose bemera igitabo cyitwa Bibiliya? Iyi si Bibiliya, bose ngo niyo ibayoboye, ariko barangiza bakaba badahuza. None se Kristo yagabanyijwemo ibice? Pawulo niko yabwiye abakorino mu rwandiko rwa mbere igice cya mbere kuva ku murongo wa 10. Kristo yagabanyijwemo ibice. Niba ababatista badahuza n'abadeperi, abadeperi ntibahuze n'abaprotestani, abaprotestani ntibahuze n'umuri wa Pentekote, umuri wa Pentekote ntuhuze na ADPeri, abaprotestani ntibahuze n'abadivantiste, abadivantiste ntibahuze n'abaprotestani, abamethodiste libre ntibahuze n'abadivantiste, ababranamu ntibahuze n'abaprotestanti, abakatolike ntibahuze n'abaprotestani. Why? Kubera iki twese dukoresha igitabo kimwe, bose bakaba bakoresha igitabo kimwe, barangiza mu birebana n'iyi rya mw'Ijuru ntibayihurizemo? Ni mu ndebere namwe muri abantu mufashe urugendo rumwe muri kumwe, kandi urwo rugendo aho ruzabageza ari ahantu hamwe, kandi n'uwo muzaba mugiye kurebayo ari umwami umwe, kandi na raporo muzajyana muzaripotingayo ari imwe. Mwarangiza muri urwo rugendo murimo, umwe akaba atemerana n'undi ko urwo rugendo ari ukuri. Umwe akaba avuga ati uru rugendo ngendemeza ko ari rwo, undi akavuga ngo ya ntabwo urugendo ari rwo, ahubwo va muri urwo rugendo ugiye muri uru nguru. Kandi bose ikibayobora ni kimwe, umwami bagiye kureba ni umwe, raporo bazajyana igomba kuba ari imwe. Ukibaza, ese murumva hatarimo confusion mu madini? Rero itorero rya Kristo rirakundana, ribana neza, rirahuza mu ijambo ry'Imana. Iyo hajemo amacakubiri biba byarangiye, Satani uba ugiye kubayobora. AYALONI rero ni urubuga rutabogamiye ku idini iryo ari ryo ryose, ahubwo rubogamiye ku gitabo cyitwa Bibiliya, ndetse rugaragaza agakiza akariko, ko agakiza abantu bagafite badaterana imigongo kandi batangana, ahubwo bakundana, bagashyigikirana, bakungurana ubwenge muri uru rugendo kugira ngo barebe ko bazarurangiza neza. Niyo mpamvu ya runo rubuga. Turashimira Imana rero kuko yongeye kuduha uyu mwanya kugira ngo dukomeze kuganira, twubakane. Nkuko nari nababwiye, twari tumaze iminsi tutaboneka mu nyigisho zacu za cya gitabo ukuri ndahishwe, mumaze kumenyera mwese, ngira ngo mumaze kukimenyera muri benshi. Iki ni igitabo ukuri ndahishwe. Iki gitabo kikaba igitabo gikuyemo ingingo 12 zirebana no kugaruka kwa Yesu, ariko harimo inyigisho ziremereye. Abakibonye rwo bwa mbere, izo nyigisho zimaze igeze zitambukaho, ariko kugira ngo twatumaze hafi kwezi tutarimo kongera gutambutsa inyigisho, kuko ubwo duheruka twari tugiye gutangira kwigisha ibirebana n'intambara ya Harimagedoni. Abantu rero babimenye, iki gitabo gifite ingingo 12 zikuyemo ibintu byinshi. Harimo ingingo ya mbere irebana no kuzamurwa kw'itorero. Itorero rizazamurwa rite? Ese ninde uzarikura mu isi? Ese abantu bazambara amababa? Abantu benshi ibyo ntabwo bagiye babyizera ngo banabyumve. Ese abapfuye bazazuka? Ese nibazuka bizagenda gute? Iyo ni ingingo ya mbere muri iki gitabo, uko bizagenda. Kubera iki? Twabonye ko Pawulo yavuze mu rwandiko yandikiye Tito ibice 2 umurongo wa 13, aho yavuze ngo dutegereje ibyiringiro by'umugisha, ari byo kuzaboneka k'ubwiza bwa Yesu Kristo, ari we Mana yacu ikomeye n'umukiza. Ibyiringiro by'itorero rero no kuzaboneka k'ubwiza bwa Yesu Kristo. Umuntu wese ukizwa adafite iyo ntego, namubwira ngo nabe yicariye, abanza atekereze urugendo arimo, abanza asubira inyuma neza atekereze. Umuntu wese akwiye gukizwa, kandi ibyiringiro bye ari ugutegereza kuzaboneka k'umwami wacu Yesu Kristo. Ibyo bizatuma n'umuntu wese uzaguhagarara imbere akakubeshya mu birebana n'ubutumwa bwiza uzahita umumenya, kuko wakijijwe ufite ibyiringiro byo gutegereza Yesu uzagaruka. Bivuga ngo
n'umuntu wese ugomba kuvuga ubutumwa bwiza ahagaze imbere yawe cyangwa icyo akubwira agomba kurasa kuri iyo ntego. Niko Pawulo aravuze ngo dutegereje ibyiringiro by'umugisha ari byo kuzaboneka ko bwiza bwa Yesu Kristo ari we Mana yacu ikomeye n'umukiza watwitangiriye kugira ngo aducungure mu bugome bwose. Iyo niyo ngingo ya mbere rero, ni ukuzamurwa kw'itorero ariko kugaruka kwa Yesu Kristo. Twasobanuye uko bizagenda byose. Icyo ni ikintu gikunda kugaruka ari ikibazo mu bantu. Ingingo ya kabiri iri muri iki gitabo kuri nahishwe ni ingingo irebana n'imikorere ya Antikristo mu bihe bitatu. Izi nyigisho twarazisobanuye ngo abantu bamenye Antikristo wari we, kuko ya madini twaza tubabwira yazanye confusion mu bantu, bituma abantu batamenya Antikristo wari we. Kandi iyi nyigisho imaze kuyobya abantu benshi, kuko Antikristo ntabwo uyu munsi wamubona ngo uramufatisha ngo mubone mu maso ku yandi. Twarabisobanuye tugaragaza igihe cya mbere Antikristo yakozemo, abo yakoranye nabo, intwaro yifashishije. Ibyo twarabisobanuye. Igihe cya kabiri dusobanura ko ari iki gihe turimo Antikristo arimo gukora, nkuko tubisoma mu rwandiko Pawulo yandikiye Abatesalonike rwa mbere igice cya kabiri kuva ku murongo wa 5 kugeza ku murongo wa 11, aho Pawulo yavuze imikoro Antikristo nuko azaza, anagaragaza uburyo mbere yuko aza hagomba kubanza agakora amayoberane y'ubugome bwe, cyangwa se agakora mu buryo bw'amayoberane, mu buryo bwo kujisha abantu kugira ngo arimbuze benshi, kuko amayoberane niyo mabi kurenza uko yakora ku mugaragaro. Izi nyigisho twarisobanuye ko iki gihe turimo ari cyo gihe cy'imikorere ya Antikristo mu buryo bw'amayoberane. Dusobanura aho ari guca n'intwaro ari kwifashisha. Twasobanuye ko ari kwifashisha aya madini tubona ari hano mu isi. Hafi ya yose Antikristo arimo kuyakoresha, n'abavuga butumwa benshi, n'abantu bitwa ngo n'abahanuzi, n'abandi bitwa ngo n'abigisha bafite inyungu zabo, abandi bakaba bafite misiyo batumwe na Satani. Rero umwuka wa Antikristo uri gukorana nabo. Kabiri, twasobanuye ko Antikristo ari gukorera mu nzego z'ubutegetsi bwo mu isi. Tugaragaza uburyo ubutegetsi bwo mu isi bwinshi, hafi ya bwose, bushaka gushyiraho umurongo genderwaho wivuga butumwa kubirebana n'agakiza. Hanyuma rero ibihugu bimwe bibyanga, bamwe bakaba babashyiraho imbaraga nyinshi kugira ngo babashe kugendera ku cyo babasabye. Nk'uko Antikristo rero uri gukorana n'abategetsi benshi bari hano muri iyi si. Gatatu, umwuka Antikristo mu buryo bw'amayoberane twabonye ko uri gukorana n'abantu bashinze amateolojiya. Buriya teolojiya inyinshi zirimo inyigisho zo kuyobya umugeni wa Kristo. Ikigaragaza ko hari inyigisho ziyobya umugeni wa Kristo nuko teolojiya akenshi igarukamo ibintu byinshi. Izamo siyansi, izamo filozofi, izamo histoire, izamo ibirebana na biology, ibinyabuzima, izamo geography, mbega izamo ubumenyi abantu bajya kwiga buri hano mu isi. Mbega Imana, Bibiliya igarukamo gakeya. Ibyinshi nibyo bigisha. Jewe babwira narayize kandi mfite certificate yayo, itanoroshye ngo tujya ngo iroroshye, ni iri hejuru cyane. Niganye n'abantu bakomeye, nigishwa n'abarimu bakomeye ariko batazi Imana. Umuntu akwigisha wajye ko ukabona gihe hanze ngo itabe, kandi yafashe Bibiliya akakwigisha akakwereka ko n'ubundi itabe nta kibazo, akakwereka ko kunywa inzoga nta kibazo. Umuntu agatinyuka akakubwira ngo twajyaga tubasanga mu rusengero tukabafatira isamake tugakuramo umuhore wayo tukawubaha, ariko noneho ubwo muje hano mukaba muje muri iri shuri kwiga teoloji, tugiye kubahana isamake n'amahwa yayo. Ukibaza umuntu wari isamake n'amahwa yayo akabimira, ese yabaho? Arapfa. Niba rero umuntu akubwiye ngo twajyaga tuza mu rusengero tukabarobanura inyigisho zoroshye tukazibaha, bisobanuye ngo niya samake bavanyemo iminopfu bakaba ariyo babaha, ariko ubwo muje hano tugiye kubahana ifi n'amahwa yayo, urumva ko wariya amahwa yakwica. Bivere ngo umuntu kenshi ugiye kwiga teoloji avayo yapfuye mu buryo bw'umwuka, agasigarana ubwenge bw'isi, ubumenyi, iyo siyanse, izo filozofi,
ibyo bya biology n'ibindi, ariko iyobokamana rizima rishingiye muri biblique ntarya gifite. Benshi twagiye tubabona bagiye bajya kwiga bakijwe bakagaruka ubona koko barabaye weak mu buryo bw'umwuka, bari hasi cyane, baragiye mu ntege nkeya, ibintu byose barabyejeje bagaragaza ko nta cyakirimo. Kubw'iyo mpamvu rero Antikristo yashyizeho iki kintu kirebana n'iyobokamana cyitwa theology. Uzasanga aya madini arorganize akomeye tubona hano, ndetse n'ayandi ataraba organize mu buryo bugaragara ariko afite imbaraga. Buri dini ryose rifite theology yabyo. Urugero, abaprotestant bafite yabo, katolike bafite yabo, adventiste bafite yabo. Bega aya madini mubona hagiye afite theology yabo. Kibaza, niyo mpamvu umuntu wize muri theology y'abaprotestanti ntabwo yahuza n'uwize muri theology y'abadventiste, kuko abadventiste bakuvuga ngo nitwe turi mu murongo wa nyawo, abaprotestanti ati natwe turi mu murongo wa nyawo. Uzasanga uwize theology y'abakatolike adahuza n'abaprotestanti. Why? Ubwo sijyo n'iyobokamana rizima, kuki badahuza? Aho ngaho utushyiraho akabazo. Antikristo umwuka we uri gukorera no muri theology mu madini atandukanye. Umwuka wa Antikristo nanone mu buryo bw'amayoberane uri gukorera mu nyigisho z'abigisha bamwe bavuga ngo ni abantu bakomeye ku isi babaye international, kubera ko uyu muntu isi yose mukurikira abantu bakumva ko ari uri mu murongo wa nyawo. Nyamara nagira ngo mbabwire ngo Yesu aza mu isi hari ijambo yavuze rikomeye. Yaravuze ngo icyogejwe mu maso y'abana b'abantu ngo imbere y'Imana kiba cyanduye, kandi akenshi icyanduye mu maso y'abantu imbere y'Imana kenshi uzasanga cyejejwe. Ntabwo kuba umuntu akurikirwa n'abantu benshi bisobanuye ko ari mukuri, kandi ikinyoma iyo kimaze kwemerwa n'abantu benshi gihinduka ukuri. Akenshi uzasanga Imana idakunda no gukorera mu bwinshi, nta nubwo ikunda gukorera mu bintu by'ibitangaza n'umuntu wamenyekanye cyane, kuko akenshi uzasanga umuntu wamenyekanye ahita apfa. Imana ikunda kwibera hariya hasi mu bantu baciye bugufi, wa muntu utanazwi, wa wundi utamenyekanye, ugasanga niwe uri gukorana nawe akajya gufasha abandi. Rero aba bavuga butumwa bari international bibirangirire ku isi, cyitonderwa buri wese akwiye kwicara agasoma ijambo ry'Imana, agasoma Bibiliya, kuko nta handi tuzigera dukura ubumenyi budufasha mu rugendo rujya mu ijuru. Niyo wasoma ibitabo bingana iki, uzasoma ibitabo by'abandi, usoma iby'abandi, usoma iby'abandi, ariko ni hahandi uzasanga uwanditse igitabo nawe yaragiye yirefera muri Bibiliya. Bivuga ngo rero iki gitabo uri gusoma nawe bigomba kurangira ugiye gusoma Bibiliya. Buri wese arasabwa kwicara kuri Bibiliya akayisoma, kuko Bibiliya nicyo gitabo gitumye yabaho Christianism. Yaba Bibiliya itahari, ibi bintu birebana n'ubukristo nta byakabaye bihari. Bivuye rero ngo Bibiliya ni igitabo gikomeye buri wese akwiye gusoma. Wasoma igitabo cyanditswe na runaka ukomeye ukirangirire, wasoma icyandi, ariko garuka ku ijambo ry'Imana Bibiliya uyisome, kuko ifite ubumenyi bukomeye. Rero Antikristo ari gukora muri izo nzira zose n'ibindi tutavuze nonaha ngaha mu buryo bw'amayoberane. Twasobanuyeho Bibiliya Paulo agaragaze ko akora mu buryo bw'amayoberane, atarakora ku mugaragaro, kuko Antikristo ntabwo yakora ku mugaragaro Yesu akiri hano mu itorero rye. Icya mbere, itorero riri hano mu isi. Icya kabiri, itorero riri mu mwuka wera. Icya gatatu, itorero Yesu niwe mutwe waryo. Abefeso igice cya mbere kuva ku murongo wa 20 kugeza ku murongo wa 21. Yesu niwe mutwe w'itorero. Niba Yesu ariwe mutwe w'itorero, itorero rikaba igihimba, ntabwo Antikristo ashobora kugaragara ku mugaragaro hano muri iyi si kandi itorero rigihari kandi Yesu ariwe mutwe waryo.
ahubwo se yabona izo mbaraga zituma akora ku mugaragaro kandi itorero rihari, kandi tubona ko Yesu ari we nyiraryo. Ariko nituvuga itorero ujye wumva Yesu, ko twasanze mu Bakolosayi igice cya 2 umurongo wa 18 aho batubwiye ngo niwe mutwe w'itorero, niwe torero kandi niwe tangiro n'imfura kuzuka mu bapfuye kugira ngo uwa mbere uhebuje byose. Urumva rero bavuze ngo niwe mutwe w'itorero, bakongera kavuga ngo kandi niwe torero. Bivuye ngo rero itorero riri hano mu isi ni Yesu uhari. Ni gute Sante Kristo yamwinjirana? Icyazanye Yesu ni iki se? Si ukumaraho imirimo yose ya Satani. Mu gihe itorero kiri hano mu isi Yesu aririmo arahari. Antikristo aramutse yigaragaje ako kanya itorero rya leta rimutunga gato kiribwira bari mu isi ati nguyu uwo twababwiraga nguyu Antikristo, nguyu dore n'ibikorwa arimo arakora ngibi, ntihagire umuntu n'umwe umukurikira. Kubw'iyo mpamvu rero kuko itorero rigihari ntabwo Antikristo yakora ku mugaragaro. Ibi bitandukanye na ya theology yazanywe n'umugore witwa Ellen G. White wo mu Badventiste, ari we waforomye iryo dini, ashyiraho imyizerere yishingiye ku bitabo yanditse. Nkuko tubizi ko Ellen G. White yanditse ibitabo bigeze kuri 40 ndetse yandika n'utundi dutabo tw'udukuru tugeze ku 5,000. Usibye ko ku ruhande rwanjye ntago nahamya ko Ellen G. White yabayeho, kuko systeme politiki iri hano muri iyi si turayizi, ndetse n'uburyo Satani arimo arakora n'imiryango ari gukoresha ikorana n'umwanzi hano mu isi turayizi. Harimo uyu muryango wa Illuminati, hakazamo abafrimaso, hakazamo abaroze croix, hakazamo abajesuiti. Ibi biroroshye cyane kuba bafata umuntu w'umugore bakafata ibintu byose banditse, bahuje ubwenge bwabo bahawe na Satani, bagahuza ubwenge bakandika ibitabo byinshi ari ubwenge bahawe na Satani, ariko barangiza bagafata umuntu w'umugore w'igitsina gore bakaba ari we babiha, cyangwa se bakaba ari we babyitirira ko ari we wahishurirwaga, ari we werekwaga, ari we wagiraga ati. Kuko nawe ugiye kubihagararaho, aya ni amateka, ntiwari uhari kuva mu 1844, ntiwari uhari, wowe uri w'ejo bundi. Tekereza iyo myaka iciyemo ukuntu ingana, uhamya ute se ubundi ko yaba ari ukuri? So ni ukuvuga ngo rero iyi theology y'Abadventiste niyo yigisha ivuga yuko papa ari we Antikristo. Aha twarasobanuye tugaragaza ko papa ndetse n'iriya miryango tuvuze, ndetse n'iyindi miryango y'abantu itari yamenyekana n'iyindi igiye kuza, abo bose bakaba bafite ubahagarariye ari we papa, umuyobozi mukuru wa Kiliziya Gatolika, ndetse n'abandi bigisha benshi bigisha inyigisho z'ibinyoma zihabanye n'ukuri kw'ijambo ry'Imana. Abo bose Yohana intumwa igice cya 2 cy'urwandiko yanditse rwa mbere yabise ko ari ba Antikristo benshi bamaze kwaduka mu isi. Ariko aravuga ati mwumvise ko hariho Antikristo uzaza. Kubw'iyo mpamvu rero nubwo uwo Antikristo azaza muri iki gihe cyitonderwa, hariho ba Antikristo benshi bamaze kwaduka mu isi. Bivuye ngo rero yaba papa yaba iyo miryango n'abandi bigisha inyigisho z'ibinyoma zose zitarimo ukuri kw'ijambo ry'Imana, kuvana abantu mu isi kubajyana mu ijuru, kubatera kwezwa no kubaha Imana, no kubasha kujera ibihe barimo, no kwirinda kubirebana n'iterambere riza muri iyi si, ahubwo ugasanga barigisha inyigisho zino za prosperity gospel, inyigisho zirebana n'ubuntu butangaje, ndetse n'izinyigisho nyinshi ziyobya abantu mu buryo bujijishije abantu batapfa kumenya. Ibyo byose ababyigisha bitwa ba Antikristo. Ariko hakaba noneho rero hakaza noneho uhagarariye abo ngabo, uwo Antikristo utagaragara, ari nawe uri gukoresha umwuka we muri abo bantu. Ni ukuvuga ngo abo bose tuvuze, iyo miryango yose tuvuze iri gukoreshwa n'umwuka noneho wa Antikristo. Kuko anti twabonye ko bisobanura uwishyira mu cyimbo cy'Imana cyangwa se uhakana Kristo, uwishyira mu cyimbo cya Kristo cyangwa se uhakana Kristo. Amuhakanisha iki? Amuhakanisha icya mbere imivugire, amagambo, inyigisho zitandukanye. Icya kabiri akamuhakanisha ibikorwa.
rero abo bose bigisha inyigisho zihakana Kristo ariko mu buryo butumvikana, abantu benshi batazi ko batasomye Bibiliya, hakaba n'abandi bakora ibikorwa bihakana Kristo, abo bose ni ba antikristo. Ariko ntago ari bo ba nyabo, ahubwo umwuka wa antikristo ni ukorana nabo. Iki ndakivuga muri ubu buryo, theology hari ikintu yigisha kandi ikintu nacyo kiri mu buyobe. Iyo barimo kwigisha ubutatu sataniki, bakunda kuvuga ngo hariho Satani, hakabaho umuhanuzi w'ibinyoma, hakabaho n'inyamaswa, hakabaho na antikristo. Urumva ibyo bintu? Bivuga ngo hariho Satani, hakabaho antikristo ariwe bita ngo ni inyamaswa, hakabaho n'umuhanuzi w'ibinyoma. Bakavuga ko umuhanuzi w'ibinyoma atandukanye na antikristo. Ibyo ntibitandukanye. Antikristo niwe muhanuzi w'ibinyoma, inyamaswa ni ubutegetsi. Mu yandi magambo, iyo dusomye Bibiliya mu gitabo cy'ibyahishuriwe Yohana igice cya 16 umurongo wa 12, hatugaragariza neza ubutatu satanike bwuzuye. Aba bantu bagiye babyumva, buri wese unkurikiye ajye yumva kandi wumve Bibiliya, kuko Bibiliya ni ikomeye kurenza ibindi byose. Ibyahishuwe igice cya 16 umurongo wa 12 n'uwa 13 havuga neza, hagaragaza neza, uwo ni Yesu wabigaragaje, ubutatu satanike bwa nyabwo. Tuwasanga amagambo agira ati, marayika wa gatandatu asuka urwabya rwe mu ruzi runini Ufurati, kugira ngo amazi yarwo akamire, kugira ngo inzira y'abami baturuka iburasirazuba yitegurwe. Ngo nuko mbona mu kanwa ka cya kiyoka, no mu kanwa ka ya nyamaswa, no mu kanwa ka wa muhanuzi w'ibinyoma. Ngubu butatu satanike, hari ikiyoka, hari inyamaswa, hakaba n'umuhanuzi w'ibinyoma. Ikiyoka, ibyahishuwe 12, byashuwe 12 umurongo wa 7 n'uwa 8 n'uwa 9, havuga ko ngo ari cyo yanzoka ya kera, ari umwanzi na Satani. Mpamvu babyise inzoka ya kera nuko Satani ishushanyije mu nzoka kera mu ngobyi ya Edeni, agashoka Adamu na Eva. Impamvu bavuze ngo ikiyoka ari cyo yanzoka ya kera, ari umwanzi na Satani. Kabiri, bakavuga ngo rero hariho noneho n'inyamaswa. Inyamaswa yo ni ubutegetsi bwa politiki, bitwara byize cyane. Aho igice cya 13 kigaragaza ko ubutegetsi ari bwo nyamaswa, ariko teologiya kuyobya abantu yagera kuri buriya butegetsi kabwita ngo ni antikristo. Hoya, kuko buriya butegetsi buvugwa cyangwa se kiriya gice cya 13 bagaragaza uburyo ari ubutegetsi neza, nkuko Daniel nawe yeretswe ubutegetsi bune buzayobora isi, ariko akabubona mu ishusho y'inyamaswa enye zazamukaga ziva mu nyanja, intare, idubu, ingwe ndetse n'inyamaswa ya kane ifite amahembe 10. Niko Yohana nawe yabonye ubutegetsi buzamuka buva mu nyanja, aribo bantu bitwara byize. Inyanja ishushanya abantu batuye muri iyi si cyangwa se bari muri iyi si. Hanyuma imitwe 7 twarayize, tubona ko ari ubutegetsi buri 7 bwategetse isi yose. Ariko teologiya yagera kuri ya nyamaswa ukayita ngo ni antikristo. Teologiya y'Abadivatiste nayo yahagera kavuga ngo ni ubupapa. Ibyo byose ni inyigisho z'ibinyoma zo kujijisha abantu. Satani ari gukoresha abantu batangiza aya madini, twebwe tukaba tuyarimo muri iki gihe. Izo nyisho twazisanzemo, ariko ntituzi inkomoko yazo, n'abazitangije baba bafite impamvu yabyo n'ibyo bagendereye. Tukagenda twumva kuko ariko kuri. Wewe wakwikorera ubushakashatsi Bibiliya kuyifite, ukayisoma ukayumva neza, ukayumva ukumva icyo Bibiliya ivuze. Rero inyamaswa n'ubutegetsi ntabwo inyamaswa ari antikristo. Icyakoza antikristo twabonye ko umwuka we ari uri gukorana n'abo bantu. Urakorana n'ubutegetsi, urakorana n'abanyamadini, urakorana n'iyi miryango ikomeye twabonye ifite ibintu byayo ikorana Satani mu ibanga. Hanyuma rero ikindi gihe n'ubundi antikristo igihe cyose azazira, n'ubundi azakorana n'ubutegetsi. Uyu munsi dushaka kwinjira ku by'intambara ya Armagedoni kugira ngo dusobanure intambara ya Armagedoni. Ariho dushaka kugaragaza uburyo noneho antikristo azaba ari gukora ku mugaragaro, agakorana n'ubutegetsi bwo muri icyo gihe, ndetse harimo n'ibi bihugu 10 cyangwa se harimo umuryango w'abibumbye. Azaba akorana nabo mu gihe azaba arimo kurwanya Isiraheli. Murabyibuka ko igihe duheruka twatiri gusobanura ngo ni iki kizaprovoka intambara ya Armagedoni
ariyo ntambara izaba iri gukubita Abisiraheli. Uyu munsi nibyo twashaka kuzamo ngo dusobanureho ikintu kizaprovoka intambara ya Magedoni, cyangwa se ikintu kizaprovoka umubabaro ukomeye, grande tribulation, ari umubabaro ukomeye ku Bisiraheli. Niki kizaprovoka? Nibyo dushaka kwinjiramo. Tumaze imyaka igeze muri 16 twigisha igitabo cy'ibyahishuwe. Twasobanura abantu benshi kandi abantu bagiye bamenya ukuri. Turi kwandika igitabo gisobanura ubuhanuzi bw'igitabo cy'ibyahishuwe. Nigisohoka muzakibona. Ariko abantu bakwiye kwiga bakamenya igitabo cy'ibyahishuwe, bakamenya Danieli, bakamenya izi nyigisho zirebana n'ubuhanuzi bw'ibihe duhagazemo. Rero uyu munsi twashaka kugira ngo twinjire ku by'intambara ya Magedoni. Inyamaswa rero nkuko twatubivuze ni ubutegetsi bwa gipolitiki bukorera hano muri iyi si. Gatatu, hakazaho n'umuhanuzi w'ibinyoma. Umuhanuzi w'ibinyoma niwe Antikristo. Ntabwo Antikristo n'umuhanuzi w'ibinyoma ari ibintu bibiri bitandukanye. Antikristo ni nawe muhanuzi w'ibinyoma. Nkuko Bibiliya igaragaza ko Mose yari yarahanuye ko Abisiraheli Imana izabahagurukiriza umuhanuzi muri bo umeze nka we, arababwira ati kandi uwo muhanuzi Imana nimuhagurutsa muzamwumvire. Uwo muhanuzi yabaye nde? Uwo muhanuzi ari Kristo Yesu. Ni nako kandi Satani nawe yahagurukije umuhanuzi uza mu ishusho ya Kristo kugira ngo aze kuyobya bari mu isi kandi azababye na Isiraheli, ari we Antikristo. Antikristo rero niwe uza yishyira mu cyimbo cya Mesiya. Ku Bisiraheli azababwira ko ari we Mesiya naza kandi azakora n'imirimo n'ibitangaza nk'ibyo Yesu yakoze. Ariko ibyo byose azabikora ari kwishyira mu cyimbo cya Kristo. Ubuhanuzi azahanura buzaba ari ubuhanuzi bw'ibinyoma kuko atari Imana yabumuhaye. Ni mpamvu yitwa umuhanuzi w'ibinyoma. Ibitangaza azakora nabyo bizaba ari ibinyoma kuko si Imana izaba yabimuhaye. Ni mpamvu Paulo mu Batesalonike mu rwandiko rwa 2 yanditse ibice 2 umurongo wa 9 kugeza 11 yavuze ijambo rikomeye. Aravuga ngo kuza k'uwo mugome kuri mu buryo bwo gukora kwa Satani, gufite imbaraga zose n'ibimenyetso n'ibitangaza by'ibinyoma. Ngo kuza k'uwo mugome kuri mu buryo bwo gukora kwa Satani, gufite imbaraga zose. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri n'ibimenyetso. Icya gatatu n'ibitangaza. Ngo ariko byose by'ibinyoma. Ibaze kweri umuntu arahanura agatanga n'ibimenyetso, akavuga ngo Imana iguhaye imodoka, ikimenyetso ejo uzagenda mu muhanda utoragura 5,000, ejo wagenda yuko bitoragura. Uyu muntu ngaguhanura ibinyoma. Kabiri, uyu muntu afite imbaraga zirukana indi myuka y'abadayimoni. Icyo si gitangaza, ariko kubera ko abadayimoni birukana abandi badayimoni, abadayimoni barutanwa. Hari abadayimoni bafite imbaraga bagenda barutanwa mu magarade. Ni mpamvu umuntu urimo abadayimoni yageze ku mupfumu, umupfumu ashobora kubamwirukanamo bigakunda, ukagira ngo bamwirukanyemo, ahubwo amushyizemo abarusha imbaraga babandi bari bamurimo. Noneho abagiyemo ko barusha ubushobozi bari bamurimo barabirukana, bakaribo baza bakamuturizamo. Noneho ukagira ngo hari icyo akoze, nta cyo akoze. Ni ibinyoma. Impamvu ari ikinyoma nuko agushyizemo ibirusha imbaraga ibyari bikurimo. Noneho aravuze ngo uyu rero uyu mugoma ari Antikristo kuza kwe ngazaba afite imbaraga, azaba ari umuhanuzi, ngo kandi izo mbaraga zizakora ibitangaza. Ngo ariko byose bizaba ari ibinyoma kuko si Imana yabimuhaye. Nukuvuga ngo rero Antikristo niwe muhanuzi w'ibinyoma, niwe bushyira mu cyimbo cya Kristo akihindura umuhanuzi. Kandi Mose yarabwiye Abisirayeli ko Imana izagurutsa umuhanuzi muri bo. Uwo muhanuzi araza ntibamwemera, hazaza undi muhanuzi rero ari wa Antikristo, nkuko tubisoma mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana ibice 5 umurongo wa 29. Ni Yesu wabibwiye Abisirayeli ubwo bari bamaze kumwanga. Yarababwiye ngo jewe naje mu izina rya Data nimwanyemera, ngari kundi we naza mu izina rye muzamwemera. Uwo yavugaga ni Antikristo. Azaza rero mu izina rye ariko abeshya kaje yoherejwe n'Imana ari we Mesiya. Kumbi ibyo azababwira, inyigisho azabaha, ubuhanuzi azabahanurira, kuko Yesu ibyo byose yari abifite. Yesu yarahanuraga, Yesu yarigishaga, Yesu yakoraga ibitangaza. Na Antikristo azaza abikora rero, ariko byose ngo bizaba ari ibinyoma. Rero Antikristo niwe muhanuzi w'ibinyoma. Ntabwo watandukanya umuhanuzi w'ibinyoma na Antikristo. Ikiyoka aricyo nzoka kera yitwa umwanzi Satani, inyamaswa
aribwo butegetsi buri hano mu isi cyane. Umuryango w'abibumbye niho ubuhanuzi burenguriza ku muryango w'abibumbye. Ubu niyo nyamaswa iriho muri iki gihe. Kubera iki? Twarabisobanuye igituma bitwa inyamaswa. Icyambere uzasanga kenshi bonakoresha n'ibirangantego by'inyamaswa. Icya kabiri nuko ibyinshi bakora ari ubunyamaswa, nuko twabisomye muri Yakobo yagaragaje ko abantu bahorana imivurungano n'imidugararo ngo bafite ubwenge, ariko ubwenge butaturutse ku Mana, ngahubwo n'ubwenge bw'inyamaswa abantu ndetse n'ubw'abadayimoni. Ahantu hahora amakimbirane, ahantu hahora imivurungano, ahantu hahora kutumvikana, kandi ubwo butegetsi nibwo buhora muri ibyo bintu. Nibo bateze intambara mu isi, bakongera akajya kuzihosha bitewe n'inyungu bafite. Rero ubwo n'ubwenge ngo si bwavuye ku Mana. Ni ukuvuga ngo rero ubutatu satanike ni ikiyoka, ni inyamaswa, umuhanuzi w'ibinyoma ari we Antikristo. Ntabwo Antikristo atandukanye n'umuhanuzi w'ibinyoma, ahubwo Antikristo niwe muhanuzi w'ibinyoma. Iki ngiki buri wese agifate uko ariko gusobanukirwa neza agakiza, kugira ngo tubone uwo duhangana nawe. Teologiya rero ibyo nibyo yaje kubaka mu bantu, ariko sibyo. Mu gusoza kugira ngo noneho tubone uko dukora ikindi kiganiro, dukomeza mu nyigisho zacu z'igitabo Ukuri Nahishwe, twari twageze ku ngingo ya 2 yanditsemo irebana n'imikorere Antikristo mu bihe bitatu. Twagaragaje igihe yakozemo mu kinyejana cya mbere, uko yakoze abo yakoranye nabo n'intwaro yifashishije. Igihe cya kabiri ari kuva nyuma y'intambara kabiri isi yose, aribwo Antikristo cyangwa Satani yahinduye uburyo bwo kurwanya itorero rya Kristo, noneho akiga uburyo bwo kugira ngo arimbuze benshi binyuze mu buryo bw'amayoberane, akorana na biriya byose twamaze kuvuga. Iki gihe harimo gukoramo rero akaba ari cyo gihe gikomeye cyane, gisaba ubwenge n'ubuhanga no gusuzuma cyane ijambo ry'Imana, kugira ngo tubashe kumenya uko Antikristo arimo arakora, tubashe kumenya ibyo ari kwifashisha, inzira zose ari gucamo, haba muri tekinoloji ndetse no mu butegetsi n'ahandi. Icyo gihe gikomeye cyo kuba abanyabwenge kugira ngo tutiyanduza tukazarimbuka. Ingingo ya 2 y'iki gitabo niyo ngiyo y'imikorere Antikristo mu bihe bitatu. Igihe cya 3 rero twarakigishije tugaragaza ko azakora ku mugaragaro itorero ivuye mu isi. Nibwo azigaragaza, kuko azabaje noneho kwiyereka abiyemeje kumukorera muri iki gihe, bakanga kuyoboka ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana. Kandi icyo gihe nyine bazamenya ko ari umutware wabo. Icyo gihe rero azabazanywe no kugira ngo yatake ishyanga ry'Abisiraheli, kuko Abisiraheli nibo bazaba basigaranye iyobokamana rya nyaryo. Itorero ryo rizaba ryagiye, ariko agakiza kazaba kavuye mu banyamahanga kagiye mu Bisiraheli. Antikristo rero kuko azi neza ko Isiraheli ifitanye isezerano rikomeye n'Imana biturutse kuri sekuruza wabo Aburahamu, ahora ashaka kugira ngo ahangane n'Imana mu kuba Imana yagira umusaruro ibona ku Bisiraheli. Azabaje rero kugira ngo arwanye isezerano rya Aburahamu ku ishyanga ry'Abisiraheli, naho abanyamahanga bose bazaba bari mu butware bwe, ariko Abisiraheli ntibazaba babyemera. Kubera iki? Kubera ko ari ubwoko bw'Imana, kandi agakiza kazaba kabagiyemo, banamenye ko itorero ryavuye mu isi. Hanyuma rero batangire bicuza igituma tumvisha ubutumwa bwiza. Aho rero nicyo kizaba kimuzanye. Hari abantu benshi bakunda kuvuga ngo none se ngo niba itorero ngo rizaba ryagiye, ngo ubwo Antikristo ngo yabaje kumara iki mu isi? Noneho umva, kandi iki gihe turimo ari cyo ari gukora bikomeye cyane. Iki gihe turimo nawe ubwawe wamunaniwe kumutsinda. Ubu iki cyo gihe ari gukora mu buryo bw'amayoberane, bw'ubutiriganya, bw'ubwesikoro, binyuze mu bintu byinshi, ku buryo abantu benshi bandura. Ntabwo rero kiriya gihe ari cyo gikomeye kurenza iki. Hoya, kiriya gihe Antikristo kuza kwe nuko azaba aje kuba umutware w'isi, noneho ukora ku mugaragaro. Satani ngo noneho ayobora isi ku mugaragaro, ayigiriye abaturage batuye mu isi, noneho abayobore nk'uko abishaka. Ariko nanone aho azaba ari gupusha cyane, aho azaba ari gutunga agatoki, ni ku Bisiraheli, kuko nibo bazaba basubiranye agakiza. Nibo bazaba bamaze kumenya ko itorero ryavuye mu isi, bamaze no kwemera ko wa wundi bishe kuko yari Mesiya. Antikristo azaba aje kugira ngo ayo masezerano bafite. Twabonye Pawulo yanditse ko bafite isezerano ko agakiza kazabasubiramo mu rwandiko rw'Abaroma, igice cya 11 murongo 25 kugeza ku murongo 28. Azaba aje kuburiza muri iryo sezerano. Rero ntago ari kuvuga ngo se ngazaba aje kumara iki. Azaba aje kumara iki?
kandi wumva abisirayeli bazabaje kugira ngo ahagarike ibyo ngibyo. Naho ubundi uwuwa amaso ucana ku maso mu buzima bwe bw'agakiza acane ku maso muri iki gihe, nicyo gihe gikomeye. Naho abandi bose mu madini batayoborwa n'ijambo ry'Imana cyangwa bavuga ubutumwa bubusanya n'ijambo ry'Imana, abo bitwa abantikristo, barakoreshwa n'umwuka wa antikristo. Ingingo rero ya kabiri niyo ngiyo, imikoro antikristo mu bihe bitatu. Ingingo gatatu twasobanuye ko ari ugupimirwa imirimo ku itorero, twarabisobanuye uburyo itorero zapimirwa imirimo, uko bizagenda hariya mu kirere n'ukuntu iyi si bizaba bimeze imyaka 3 n'igice ya mbere hano mu isi, uburyo antikristo azaba yayigaruriye. Abanyamahanga bose bo mu isi bari kuvuga ngo uri umwami, ni wowe wazanye amahoro twari twarabuze. Isiraheli nayo izaba irimo kuvuga ngo ni wowe Mesiya twari twarabuze. Ubwo itorero ryo mu kirere ririmo gupimirwa iki? Imirimo. Ingingo ya 4 twabonye ko noneho ari ukwinjizwa mu cyumba cyo guhembwa, aho hazaba hatangiye ibirori by'ubukwe bw'umwana w'intama. Navuga ngo bizaba biri muri process y'uko bw'umwana w'intama, kuko hariya Yesu azaba yinjije itorero mu kuryambika nka kwa kundi umugeni yambara ikanzu yiteguye kujya muri mariage. Rero itorero rizasohoka mu gupimirwa imirimo, ryinjizwa mu kindi cyumba cyo kwambikwa no guhemberwa imirimo myiza byakoze muri iyi si. Imyenda yera, amakamba y'izahabu atatse inyenyeri, hanyuma ririmo kwitegura kandi ubukwe bw'umwana w'intama. Ibyo bizaba mu cyiciro cya kabiri cy'imyaka 3 n'igice ya nyuma, ko twabonye ko ari imyaka 7 nkuko twabonye muri Daniel igice cya 9 umurongo wa 27. Mu isi naho abisiraheli nibwo bazaba bavumbuye ko wa wundi bavuga ngo niwe Mesiya atari Mesiya, ahubwo ari antikristo. Uti bazabuvumbura biturutse kuki, bizagenda gute? Iki kiganiro twakivuzeho ubushize, ari nibyo bizaprovoka intambara hagati ya Isiraheli ndetse na antikristo, n'ibihugu byose biri hano mu isi bizaba bari gukorana nawe. Ariko turashaka kugira ngo tuze guheraho twinjira ku ntambara ya Magedoni, kuko niyo ntambara ya Magedoni. Mu isi ubwo Bisirayeli bazaba bamuhakanye. Mu kirere itorero naryo ririmo gupimirwa, ririmo kwambikwa imyenda yera, cyangwa se riri mu cyumba cyo kugororerwamo. Ingingo ya 5 irarebana n'intambara ya Magedoni. Ingingo ya 6 ni ukwima ingoma y'imyaka 1000. Ingingo ya 8 ni ukuzamurwa ku itorero rya kumurikirwa Imana Data wa twese mu ijuru. Ingingo ya 9 ni ugucira urubanza abari mu isi bose. Tinibandi bazaruca ni itorero na Yesu. Icyo gihe azaba hazutse amoko yose y'abantu, abantu bose bakomeye babayeho mu isi, bapfuye banditse amateka mu isi babagome, bazaba bazutse. Kuko aho ngaho ni mu muzuko wa 2. Hazaba mu muzuko wa 2, hakurikireho urubanza ku batuye isi bose n'abazutse ku muzuko wa 2. Mbega bari bose mwumva babayeho, ba Alexander Rugara, abafarawo bose babayeho, ba Napoleon Bonaparte, ba Mumbutu Sese Kukuwaza Banga, ba Hitleri, ba Herode, ba Pilato, abakaisari bose bagiye babaho bayoboye Roma batigeze bubaha Imana, abapapa batubasha Imana bakoze ibyaha bizira. Abantu bose babayeho mu isi bakomeye bakabibirangirire, ndetse n'abandi boroheje bazaba bazutse ku muzuko wa 2, hanyuma hajyeho urubanza. Itorero na Kristo niwe bazacira urubanza abo bose. Iyo ni ingingo ya 9. Ingingo ya 10 iri muri iki gitabo ko nahishwe, nuko itorero rizinjizwa mu rurembo rwera, ari rwo Yerusalemu nshya, wa murwa Yesu yagiye gutegura igihe yavaga mu isi. N'ubu baracyawutunganya neza. Navuga ngo hari nibyo bimutindisha, niyo mpamvu akiwutunganya nk'uko yabivuze muri Yohana igice cya 14 umurongo wa 1 kugeza ku murongo wa 3. Ingingo ya 11 twasobanuye igitaramo gikomeye kizabera muri uwo murwa Yerusalemu. Uyu murwa turawusobanura amazina yawo, uko Aburahamu yawise, uko Yakobo yawise, uko Paulo yawise, uko Yesaya yawise. Mbega uburyo bagiye bawishurirwa bitewe na message Imana ishaka guha abatuye isi, uburyo bawishurirwagamo, buri wese akawita izina bitewe n'iki Imana ishaka kwigisha abantu no gukundisha abantu uwo murwa wera. Kuko uyu murwa ufite amazina menshi, witwa ingobyi ya Edeni, witwa umugeni wa Kristo, witwa umudugudu, witwa umurwa wera,
witwa Yerusalemu nshya, witwa umugore w'Imana. Ayo mazina yose tuzagarukaho tugenda twinjira muri Bibiliya turebe n'igituma aba bagiye bawishurwa muri ubwo buryo, n'impamvu bagiye bawita iryo zina. Niki mashaka kutubwira uyu murwa rero? Ku ngingo ya 11 twasobanura igitaramo gikomeye kizawuberamo, kizaba gikomeye. Maga ni igitaramo gikomeye cyakataraboneka, kizaba kirimo korali enye, korali y'Abisirayeli, y'abanyamahanga, iy'Imana Data twese na Yesu, ndetse na korali y'abamarayika. Tugaragaza naho Bibiliya igaragaza mu gitabo cy'Ibyahishuwe indirimbo zimwe na zimwe tuzaririmba. Ingingo ya nyuma 12 iri muri iki gitabo kuri nahishwe nuko twasobanura ibirebana n'ubugingo bw'iteka, uburyo umuntu azongera gusubirana ubugingo yamburiwe mu ngobyi ya Edeni buhoraho, uburyo tuzongera kuba muri iyi si tukayibamo iteka n'iteka ryose turi mu buzima bwiza. Ariko ntabwo ari iyi ngiyi, kuko Ibyahishuwe 22 Ibyahishuwe 21 umurongo wa mbere kugeza ku murongo wa 4 Yohana yabonye ari indi si Imana izanye. Yaravuze ngo mbona ijuru rishya n'isi nshya, ku ijuru rya mbere n'isi ya mbere byari byashize, n'inyanja yari itakiriho. Mbona ururembo rwera Yerusalemu nshya rumanuka ruva mu ijuru ku Mana, rwiteguye nk'uko umugeni arimbishirizwa umugabo we. Numva ijwi rirenga rivugiye kuri ya ntebe riti, dore ihema ry'Imana riri hamwe n'abantu, kandi izaturana nabo, kandi Imana ubwayo izabana nabo, iba Imana yabo. Izahanagura amarira yose ku maso yabo, kandi urupfu cyangwa umubabaro cyangwa utaka bizabaho ukundi, kuko ibya mbere bishize. Urumva rero Yohana abonye ijuru rishya abona n'isi nshya, kuko ibya mbere byaba byagize gute? Byari byashize. Yewe nganabona n'inyanja nshya. Iyi nyanja tubona iri muri iyi si y'amazi, Imana ngo izazana iyindi nyanja, kuko ngo ijuru rya mbere n'isi ya mbere n'inyanja byose byari byakuweho. Ubwo rero mwifurije kuzabayo, nanjye nkazabayo, ubwo bugingo buhoraho tukazabanamo twese. None inshuti yanjye, mu gusoza, wowe uhagaze uhagaze ute? Turi gusobanura abantu, niyo mpamvu twabwiye iyi AYALONI cyangwa se iyi platform, intego no kubwiriza ubutumwa bwiza butagize aho buhuriye n'imyemerere yari yose yo mu madini, ahubwo ubutumwa bwiza bushingiye ku iyobokamana rizima cyangwa se biblike, Bibiliya ibyivuga, budashingiye ku bitabo byanditswe n'umuntu runaka. Natwe turacyabyandika, ahubwo yirefera gate, ibyo yirefeyemo ni ibiki? Kuki abantu badahuza kandi bose bemera Imana imwe, bakemera igitabo cyitwa Bibiliya, bakemera Yesu, bakemera umwuka wayi? Niyo mpamvu rero Bibiliya yonyine ariyo tugomba kugendamo kugira ngo duhuze tujye mu ijuru. Naho imyumvire twagiye dukura mu madini twakirijwemo, natwe tutaza bayatangije n'intego bari bafite, niyo twumva ko turi bazima, ariko iyo myumvire ikagaruka ituma tudahuza twebwe. Bivuye ngo dukwiye kugaruka muri Bibiliya akaba ari iduhuza, noneho tukareka kugendera ku myumvire y'abandi bantu. None uhagaze ute? Witeguye ute? Reka dusenge Imana. Imana igufashe uzabeyo, nanjye nzabeyo. Imana igumugisha. Mana turagushimiye kubwo ubutumwa bwiza duhaye. Fasha umuntu wese warukurikiye ubutumwa bwiza, kandi umuhe kuba maso no kwezwa, kandi umurinde gukomeza kujarajara no kugira confusion mu nyigisho ziri mu madini atandukanye hano muri iyi si, ahubwo umuhe gufokasinga, abe fokasi mu ijambo ryawe, kugira ngo arusheho kugira ubumenyi no gusobanukirwa ibirebana n'agakiza, ibirebana n'isi turimo, ibirebana n'urugendo turimo, ibirebana n'amadini byose, kugira ngo tubisobanukirwe nuko dusoma ijambo ryawe. Mufashe rero mugire neza, kandi waguye umubyutse, utabyumvaga umusobanurire, maze twese dukomeze kwezwa, tugutegereze ubwo uzabugarutse tuzagusanganire. Ndagushimiye ko bishe gusenga byamaje nize mu izina rya Yesu, amen. Imana igumugisha cyane. Hanyuma ikiganiro akagaruka, tugiye noneho gukomeza inyigisho zacu mu gitabo kuri nahishwe, hanyuma tubone ko tukivamo vuba na vuba dutangize n'inyigisho cyane. Abantu bamaze iminsi batubwira ngo dusubire mu gitabo cy'Ibyahishuwe twigishe. Tuguhaye ikaze rero kugira ngo ubane natwe mu kindi kiganiro. Azaba afite ingororano yo guhema buri wese, guhana n'imirimo